It's all about beauty, brains, and culture. This is MissRwanda. 37 girls, confident, poised, determined, each representing 5 different provinces. They have come all the way to compete in the country's biggest beauty contest. Only 20 girls will emerge in the hopes of becoming MissRwanda 2021. Welcome back to MissRwanda 2021. We are right outside Nyamatala Police Hotel and we're about to take a look at how the ladies are going straight to Inare Conference Arena, where they're going to experience the pre-selection where 20 girls are going to be taken out of the 37. We're going to find out how they feel, how are they feeling, are they scared, are they very excited, are they confident? We're about to find that out, so do not go anywhere. Welcome back to MissRwanda 2021. You just watched the pre-selection highlights and you found out the 20 girls who are currently in the bootcamp phase. 1, 2. You just need to be focused. 3. Focus. 4, 5, 6, 7. 8, 9, nice, very good. Hope uramutse neza. Okay. Umeze neza? Yego, meze neza. Ngaho dusobanurira ahantu turi n'ibyo uri gukora. Aha turi mu gikoni, twari turimo gutegura amafunguro ya bagenzi bacu. Uri kumva umeze gute kuri mu bakobwa 20 bari guhatanira ikamba? Ni iby'agaciro kandi ndishimye cyane ku buryo nashobora kubisobanura. Okay, so watwibwira birambuye? Amazina yanjye nitwa Karebwa Marie Paul, nkaba ndi umwe mu bakobwa bahagarariye umujyi wa Kigali, nkaba ndi umunyarwandakazi w'imyaka 24 y'amavuko. Nkaba ndi umukobwa ukunda ibintu bya acting, nicyo kintu numva, nicyo kintu nakuze kindimo, nibyo bintu nkora kenshi, nkunda ibintu bya acting ibyo aribyo byose. Uzatwigisha ku actinga? Bamwe muri twe ntago tubizi. Nzabigisha cyane. Uko dusobanura umuco ubu ngubu nka minisiteri cyangwa inteko y'umuco yahawe inshingano z'umuco, dusobanura ko twifuza ko byumvikana neza ko umuco ari umutima w'igihugu. Ibintu byose bigira umutima, iyo umutima uhagaze, iyo umutima upfuye, icyari gifite uwo mutima ubwo ntikiba kikiriho. Ariko ukwema kw'ikiremwa ni umutima. Ubusugire bw'igihugu, ubwiza bw'igihugu, ubudahangarwa bw'igihugu ni umuco. Kubisobanurira n'abanyarwanda biratworohera cyane kuko twageze igihe umuco ucika, kubera ko iyo tuvuze umuco nubwo kuvuga ngo umutima w'igihugu byumvikana nk'aho ari bigufi, ariko bishingira ku murage twarazwe, nicyo kigize umuco. Wa mutima ubwo ikiwubatse ni umurage twarazwe n'abakurambere bacu, ugizwe n'indangagaciro nyinshi zituma umunyarwanda abaho, agira ibyo atinya, agira ibyo yubaha, agira ibyo akora, agira uko abana n'abandi, akunda u Rwanda. Indangagaciro tuvuze gukunda u Rwanda, gukunda umurimo, ku indangagaciro y'ubumwe, y'ubupfura, ubwangamugayo, byose iyo bigize ubuzima ubugize umuco uburangwa nabyo. Ariko tukongeraho ibyo duhaha, ibyiza twabonye ahandi tukabona byatugirira umumaro, tukabishyira mu muco wacu,
hanyuma nk'abariho barazwe bazaraga tukubaha umurage twarazwe tukawubyaza umusaruro natwe tukazawuraga bazadukurikira dusabwa guhanga. Iyo uteranyije rero umurage ibihahano n'ibihangano biguha wa muco ari nawo twavuze ko ari umutima w'igihugu.